ko Yesu ari hafi, isi imurikirwe n'umucyo, maze Yesu agaruke. Nimusingize uwo mwana w'intama watambwe, nimwamamaze ko Yesu agiye kwima. Mana yera, turagushimye turaguhimbaje, izina rye rihabwa icyubahiro. Tuje imbere yawe duciye bugufi cyane ngo wowe ushyirwe hejuru. Turakwinginze ngo ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe twiga, Mwuka wera agenderera imitima yacu, uturinde gutahana ubusa, ahubwo ubwo turi bwize kwiga iki gitabo twumve Mwuka w'Imana ahishura amabanga akomeye mu mitima yacu, kandi bidutere gushaka umwiteguro ukwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Udufashe haba twebwe tugiye kumva iki cyigisho ndetse n'abazacyumva bose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Igitabo cy'intambara ikomeye ni igitabo ijuru ryatuyoboyeho, ariko ntabwo ari ibintu byapfuye kuza gusa nk'impanuka, ahubwo ni uko icyo gitabo hari icyo Imana yakivuzeho, kandi icyo gitabo gihisha amakuru atureba twebwe abo muri iyi minsi. Iki ni igitabo umuja w'Imana igihe yacyandikaga, ni igitabo yanditse mu myuzo ya nyuma mu cya 900 gutyo, ashyira igihe cye cya nyuma na 15. Ariko iki gitabo igihe yacyandikaga, amateka tubwira ko ngo nicyo gitabo yarwanye intambara nyinshi cyane, kugeza ubwo ngo acyandika ngo yarwaye inshuro zirenze imwe, maze mu by'ukuri akaryama ariko akagerageza kugenda acyandika n'ubundi ari ku buriri. Iki gitabo rero bigaragara ko ngo umwanzi yarakirwanyije cyane, ariko impamvu yakirwanyaga ni uko mu by'ukuri nawe ubwe yari azi amakuru kizaba kibitse, cyane yuko nk'iyo dusomye mu gatabo ka Ellen White kitwa Marayika wundi, Ellen White yavuze amagambo akomeye cyane, aravuga ngo iki gitabo kigomba gukwirakwizwa cyane, kigakwirakwira mu bantu bose nk'uko amababi y'ibiti anyanyagira ku mpeshyi, cyangwa se ngo nk'uko ibitonyanga by'imvura bimanuka bigwa hasi ku butaka. Niwo mugambi Imana yari ifitiye iki gitabo bitewe n'amakuru akirimo. Hari igihe abantu benshi cyane batekereza bati wenda iki gitabo kireba abanyamahanga, ariko iki gitabo nta muntu kitareba, kubera ko amakuru akirimo ni amakuru mu by'ukuri atwereka ahazaza hacu, aho duhagaze n'aho tugiye kwinjira uburyo hameze, kandi kikatwereka mu by'ukuri uburyo dukwiriye kuba maso kugira ngo tubashe guhangana n'igihe gikomeye cyane ubwoko bw'Imana bwamaze kwinjiramo kandi bugiye kwinjiramo. Rero nk'iyo turebye ku ipaje ya 215 mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, last day event cyangwa se evenement de dernier jour, n'agasuri ka 784 baravuze ngo inkurikizi z'ikwirakwira ry'iki gitabo entre parenthèse intambara ikomeye ntizishobora guhabwa agaciro ubu ngubu. Kubwo kugisoma imitima izakanguka maze igira umwete wo guhera ko yifatanya n'abitondera amategeko y'Imana. Nyamara kandi nanone umubare munini w'abagisoma ntibazafata ibirindiro kugeza ubwo bazibonera ibyahanuwe muri cyo bisohoye. Gusohora kwa bimwe mu byahanuwe kuzatuma abantu bizera ko n'ibindi bigiye gusohora, kandi ubwo isi izamurikirwa n'ubwiza bwa Nyagasani, umurimo wacu wegereje ku musozo wawo. Imitima myinshi izaherera mu ruhande rw'amategeko y'Imana bikomotse muri iyi mbaraga. Hepfo gato bahise ko bandika ngo mu rugero rwagutse umurimo w'uwo mumarayika wundi umanuka uva mu ijuru afite ubutware bukomeye, maze isi ikamurikirwa n'ubwiza bwe, uzasohozwa binyuze mu macapiro yacu. Ndagira mbabwire yuko bumwe mu butumwa buzasohoza ijwi rirenga umurimo w'umumarayika wundi, ijwi rirenga riheruka, harimo no gukwirakwiza inyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi, ariko cyane cyane igitabo cy'intambara ikomeye. Kandi mu buryo bwo kugikwirakwiza
wenda bishobora kudakunda ko abantu bagikwirakwiza nka kopi bitewe wenda n'ubushobozi cyangwa se n'izindi mbogamizi, ariko ubu ngubu Imana yashyizeho uburyo bwose bushoboka abantu bashobora gukwirakwizamo inyandiko kandi bigakunda. Abantu bashobora kuyikwirakwiza babikoze mu buryo bw'amajwi, kandi inyandiko ikagera ku bantu benshi cyane mu buryo itashoboraga kubageraho hakoreshejwe amakopi. Niyo mpamvu njyewe mfite ubuhamya kandi ndabizi neza yuko Imana iyo ubwayo izajya yikorera umurimo atari n'imbaraga z'abantu, twebwe gusa twe twiteguye gusohoza uruhare rwacu. Niyo mpamvu ibyigisho mu by'ukuri nzi neza yuko bizagera ku bantu benshi kandi bizabagirira umumaro nibabyitaho. Rero iki gitabo nagiraga mbabwire umugambi wacyo Imana mu by'ukuri ifite kuri cyo, kandi iyo turebye ku ipaje ya 14 ndifuza yuko ngira andi magambo mpasoma. Twakunze n'ubundi gusoma mu gihe turimo twiga iki gitabo kugira ngo twongere tuyazirikane. Paje ya 14 baravuze ngo paragrafe ya nyuma, ntabwo ikigenderewe cyane muri iki gitabo ari ukwerekana ukuri gushya kurebana n'intambara zo mu bihe byashize, kugira ngo herekanwe ukuri n'amahame bifitanye isano n'ibizaba mu gihe kizaza. Nyamara tuzifashe nk'umugabane w'intambara ikomeye iri hagati y'imbaraga z'umucyo n'uz'umwijima. Ibi bintu turi gusomamo hano turamutse tubifashe muri ubwo buryo, izi nyandiko zose zivuga iby'igihe cyahise ubona zifite ubusobanuro bushya, kandi binyuze muri zo umucyo umurika mu bihe bizaza, ukabonesha mu nzira y'abazahamagarwa nk'abagorozi bo mu bihe bya kera, ndetse bagahamagarirwa guhara iby'isi byose byiza kugira ngo bahamye ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Mu gihe turi kwiga iki gitabo, umwanditsi Ellen White aratubwiye ngo ntabwo mu by'ukuri tugendereye kucukumbura amateka cyane kugira ngo tugarukire aho ngaho tubwire abantu by'ayo mateka, ahubwo Imana irifuza yuko mu gihe turi kwiga aya mateka Mwuka w'Imana yamurikaho mu by'ukuri kuri buri cyigisho cyose, umuntu akabona nk'ubonye ipica, umuntu akabona mu by'ukuri akamera nk'ukuwe nk'igihu, akabona ibintu bimuri imbere neza mu mwuzuro wabyo, atari ukubifata mu mateka gusa. Turamutse tuva ku cyigisho bigasoza umuntu nta pica abonye y'ibintu bimutegereje, kandi ngo bisoze mu mutima yamuteye kumva mu by'ukuri umwitegura akwiriye kuba afite, haba harimo guhusha intego gukomeye cyane. Ntabwo mu by'ukuri dukwiriye kureba izi mpfu abagorozi bishwe, imibabaro bihanganiye, uburyo bamanitse ku mambo bagatwikwa, uburyo mu by'ukuri bagiye bakubitwa inzira zose. Nk'iyo turebye ba Wesley, abo bantu bose tukareba ba Calvin, tukareba ba Louis de Berke, twabonye impfu nyinshi na ba John na ba Huse. Ntabwo ibyo bintu Imana iri kubitwerekera gusa ngo tubishyire mu mitwe nk'amateka, ahubwo Imana irimo iratwereka ikintu kugira ngo Mwuka w'Imana nakimurikaho tuba abantu mu by'ukuri b'abanyabwenge, turebe neza ibintu natwe bidutegereje. Kuko hano bavuze ngo kandi binyuze muri zino nyandiko umucyo umurika ku bihe bizaza, ukabonesha mu nzira y'abazahamagarwa, ni twebwe nk'abagorozi bo mu bihe bya kera, ndetse bagahamagarirwa guhara iby'isi byose kugira ngo bahamye ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Reka mbabwire, ubu tugeze mu gihe umuntu wese w'Imana akwiriye gutangira gufata ibintu by'isi nk'ufashe amazi mu ntoki. Nk'uko amazi utayafata mu by'ukuri ngo uyagundire maze wumve yuko wayakomeje ntagucike, niko umuntu wese muri iyi minsi akwiriye kubona ibintu by'isi akamera nk'umuntu ufashe amazi mu ntoki nk'ikintu n'ubundi kitari icye. Kubera yuko, reka mbabwire, niba tugeze mu gihe ijambo ry'Imana rivuga ikintu gikomeye ngo abantu ubu ngubu igihe tugezemo si igihe cyo gutinda ku bitungo y'isi n'ibindi bintu cyane ngo twumve ibyadutwaye intekerezo kurenza gushaka umwiteguro w'umutima, ahubwo igihe tugezemo ndagira mbabwire yuko ni igihe umuntu w'Imana uhugutse kandi mu by'ukuri wita ku ijambo ry'Imana rivuga, wita ku buhanuzi, umuntu wita ku muburo, ni igihe ubu ngubu arimo ajya imbere y'Imana agasenga cyane, akabaza Imana mu mitungo afite niyo akwiriye gukuramo akayishyira mu murimo w'Imana, maze akanayibaza niyo yasigarana, ariko mu by'ukuri inyamaswa itazaza ngirira ubusa.
nasomye amagambo mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku cyisho kivuga ngo inshingano yacu mu gihe dutegereje. Baravuze ngo umuja w'Imana yanditse avuga yuko ngo mu gihe by'ukuri abantu bazabe begereje igihe cy'akaga, bazaba bakwiriye kumara igihe kirekire banasenga kugira ngo Imana ibahishurire ibyo bintu, kubera ko ngo nibatabikora Imana ngo ntizigera inabibabwira, kandi ngo kutabibabwira iyo mitungo n'amazu n'amasambu abantu bazaba barabitse bizasoza ngo inyamaswa ibigundiriye, kandi ngo umunsi yabigundiriye ngo abantu bazananirwa kubyikuraho, ngo bizababera nk'umusozi ugiye kubagwira. Umuja w'Imana aravuga ngo narabyitegereje mbona neza yuko ngo igitambo kitiyongeraga, nubwo abantu bageragezaga gushaka kubyikuraho imbaraga barayibuze. Nk'ubu ndajya mbabwire yuko icyo nicyo gihe dusohoyemo. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo ubu tugeze mu gihe gikomeye cyane. Mu by'ukuri nari nsomye amagambo avuga ngo mu nzira y'abazahamagarwa nk'abagorozi bo mu bihe bya kera, ndetse bagahamagarirwa guhara iby'isi byose byiza, ntabwo ari iby'isi bibi, ni iby'isi byose byiza, kugira ngo bahamye ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Uyu munsi nari ndimo hari umuntu twaganira gumwe, ndamubwira uretse ko tutasoje icyo kiganiro, numvaga hari ibintu ijuru ririmo rinyereka ariko bikomeye. Kandi reka mbabwire, ubu tugiye kwinjira mu gihe aho umuntu neza uri ku murongo w'Imana, mu by'ukuri isi igiye kumufata nk'umuntu udatekereza, kandi uwo muntu atekereza. Ubu ibyemezo ijuru riri kudusaba, reka mbabwire, ni ibyemezo bikomeye cyane. Ni ibyemezo bizatuma rimwe na rimwe mu muryango bagufata nk'umuntu warwaye indwara isarisha, rwati rwaba abantu babwiye mu Kristo, bavuze mu Kristo bati yarwaye indwara isarisha, bari kubona arimo yihungira ava mu mudugudu w'irimbukiro yamaze kumenya ko uwo mudugudu ugiye kurimbuka. Hari ibikorwa bimwe ijuru rigiye gukoresha abantu b'Imana, amaze abantu babyibazeho batekereze ko abo bantu nta bwenge bafite, kubera yuko uburyo bareba amarineti bareberamo ntago ari abo ngabo bareberamo. Ndajya mbabwire yuko ibi bihe tugezemo ni ibihe bikomeye cyane, kandi reka mbabwire, ndabinginga cyane kugira ngo umuntu wese ajye imbere y'Imana ayisabe imurondora, asenge nk'uko Dawidi yasenze. Dawidi yarasenze aravuga ngo Mana ndondora umenye, mvugutira umenye niba hari inzira y'ikibi iri muri nge, maze uncorere mu nzira y'agakiza. Igihe tugezemo ni igihe umuntu wese akwiriye kujya imbere y'Imana akayibaza niba hari n'akantu na kamwe kaba gahishe mu mutima we mwuka w'Imana ataratungaho urutoki. Kandi icyo kintu uburyo cyaba kiremereye kose, nubwo cyaba gifite ibiro bingana n'uburemere bw'ibaba ry'umubu, icyo kintu umuntu akwiye kujya imbere y'Imana akamenya yuko icyo kintu ijuru mu by'ukuri ryagikuyeho, ikidodo cyacyo kigashira. Tugeze mu gihe gikomeye cyane. Ubu dukwiriye kuba tuzi neza yuko tufitanye umushyikirano n'Imana, atari umushyikirano ucikagurika. Nshuti bavandimwe, nicyo gihe tugezemo, kandi numva rwose ko iki ari igihe dukwiriye kwegera Imana cyane. Tugiye kwigana icyigisho muri kano kanya, icyigisho cya 16 kivuga ngo abakurambere babimukira. Abakurambere babimukira. Ubwashize twari turi ku cyiciro cya 15 ku mugabane wacyo wa kabiri, cyavugaga ngo Bibiliya ni impinduramatwara mu Bufaransa. Twabonye uburyo igihugu cy'Ubufaransa ari igihugu gifite amateka atangaje cyane mu ijambo ry'Imana, ari igihugu cyakoze amahano akomeye cyane ku isi. Twabonye yuko ubuhakanyi bukomeye cyane buri mu bihugu byo ku isi byinshi, ndetse n'ibihugu by'Uburayi. Mubona Uburayi, ibihugu byinshi bitemera Imana, ndetse iyo uyivuze bimera nk'aho bateye isesemi. Twabonye yuko ibyo bintu byinshi cyane bifite urufatiro ku mpinduramatwara yabaye mu gihugu cy'Ubufaransa, kugeza ubwo Imana yemeye ko icyo gihugu gishyirwa muri Bibiliya, amateka yacyo agashyirwa muri Bibiliya. Nubwo abatuye isi benshi cyane batabazi ko ibyo bintu ariho biri, ariko twabonye mu gice cya 11 cy'ibyahishuwe uburyo neza icyo gihugu Imana yerekanye ibyacyo binyuze mu muhanuzi Yohana ku kirwa cy'Ipatimo, maze avuga mu by'ukuri ibyagombaga kuzaranga amateka y'igihugu cy'Ubufaransa. Kandi
ikintu gitangaje cyane, biba bitangaje kubona ibyo bintu muhishuzi yarabyanditse mu kinyejana cya mbere, nyuma ya Kristo, ariko ibyo bintu bigasohora mu kinyejana cya 17 nyuma ya Kristo, hashize imyaka nk'igihumbi 600. Ibyo byose rero byerekana uburyo Imana ikomeye kandi ijambo ryayo ritazigera rihusha icyo ryavuze. Iki gihugu twakirebeyeho uburyo cyarwanyije Imana, twarebye uburyo cyemeye amahame y'ubupapa, itorero kiliziya gatolika ry'i Roma, maze mu by'ukuri umwami wari uri akemera gushukwa n'abaturage bose bakemera gushukwa, maze bigasoza mu by'ukuri igihe bemeraga gushukwa bakemera amahame, nari ndimo nigize umuntu, bakemera amahame mu by'ukuri, amahame y'ubupapa, byasoje bigeze ku rwego rw'uko bahakana Imana, maze mu by'ukuri bamaze guhakana Imana bisoza barenganyije abakristo, ndetse baca Bibiliya ku mugaragaro, batuka Yesu, n'abayoboke be baricwa, abandi baratwikwa, maze baza gufata icyemezo cyo guhunga bava muri icyo gihugu, gisigaramo inkoramahano Mwuka w'Imana yivumburiye, maze noneho Mwuka w'Imana amaze gukurwa kuri izo nkoramahano, bisoza zisubiranyemo. Mu Bufaransa hatemba imivu y'amaraso. Ni ibintu bitangaje cyane, kandi twabibonyemo ipica ikomeye cyane y'ibintu bigiye kuba ubwo Yesu Kristo agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Rero reka twihute cyane turebe icyigisho cya 16 kivuga ngo abakurambere babimukira. Mbese umuntu ashobora kwibaza, abakurambere babimukira ni bakurambere ki, bameze bate? Mbese kuki biswe ngo nabimukira? Bishaka kuvuga ko bari bafite aho bava kandi bafite n'aho berekera. Hari aho bari basanzwe bari, hari n'aho baje kwerekera nyuma. Mbese kubera iki bahavuye? Ibyo byatewe n'iki? Mbese ubu muri iyi minsi haba hari ikintu gishobora kuzatuma abantu nabo mu by'ukuri bimuka ahantu bari basanzwe bari? Birashoboka cyangwa se ntibishoboka, ariko byose birashoboka, kuko twabonye yuko ibi bintu turi kwiga ni ipica neza y'ibintu bizongera kwisubira ahantu hamwe na hamwe. Iyo turebye amagambo atangira kuri paragrafe ya mbere, baravuze ngo ubwo abagorozi bo mu Bwongereza bangaga inyigisho z'i Roma, bakomeje gukora imwe mu migenzo y'itorero ry'i Roma, bityo nubwo bari baranze ubutegetsi n'indangakwemera bya Roma, hari byinshi mu migenzo n'imihango byinjijwe mu buryo bwo gusenga bw'itorero ry'Ubwongereza. Bavugaga ko ibyo atari ikibazo kirebana n'umutimanama, ko nubwo ibyo bitari bitegetswe n'ibyanditswe byera, kandi bikaba bitari na ngombwa, nyamara kandi ntibibe bibuzanyijwe, ntabwo byo ubwabyo byari bibi. Kubikurikiza byerekezaga ku kugabanya umworera watandukanyaga itorero ry'i Roma n'amatorero avuguruye, ndetse bavugaga ko ibyo bishobora gutuma abayoboke b'itorero ry'i Roma bemera ukwizera kw'abaprotesitanti. Reka mbabwire tuti bavandimwe, ahangaha ndaza kubabwiramo undi mutego ukomeye cyane ubu bwoko bw'Imana buri kugwamo. Ahangaha batangiye batubwira ikintu cyabayeho mu Bwongereza, ari nacyo cyaje gutuma aba bakurambere bimuka bakava aho bari bari, nk'uko turi buze kubibona. Ubundi igihugu cy'Ubwongereza, aha batubwiye yuko ngo Imana yaje kwemera yuko kimurikirwa n'umucyo, habonekamo ubugorozi, nk'uko twabibonye ku nshuro ya mbere. Igihugu cy'Ubwongereza tubona yuko mu by'ukuri habanje kugeraho abawaridense nko mu kinyejana cya 10 na 11. Jeff, reka mbarogoye gato, mwibagiwe gukora rekodi kukigisha. Nta kibazo, ihangane, ntacyo bitwaye. Ubwo nayikoreye kuri phone, ntacyo bitwaye, nzakibaha ndi kuyikodinga. Alright. Sawa, ariko nari nibagiwe, nta kibazo, ariko ubwo Imana yamfashije mba nakirikodinze no kuri telefone. Rero reka dukomeze. Igihugu cy'Ubwongereza muzi yuko cyabanje mu by'ukuri guhura ubugorozi, abawaridense cyangwa se ababoduwa babanje gukoramo ubugorozi nko mu kinyejana cya 10 na 11. Ariko noneho igihe bari bamaze mu by'ukuri abawaridense bamaze kuzamuka, twabonye yuko mu gice kivuga ngo abawaridense, uburyo igihugu cyaje kwigarurirwa n'abo bita abasagiso. Noneho ngo abasagiso baje
bari abanyamahanga baje mu gihugu cy'ubwongereza, bisoza mu by'ukuri biyunze n'ubupapa, bakorera akarengane abavuduwa barahunga, bamwe bahungira muri Scotland, abandi bari bari mu misozi ya Piemo mu Bufaransa, bityo bamera nk'abatatanye. Ariko noneho Imana iza kwemera yuko haza guhaguruka umuntu bita John Wycliffe, maze Yohani Wycliffe ariwe wiswe inyenyeri yo mu ruturuturu by'ubugorozi, akora ubugorozi mu gihugu cy'ubwongereza, ndetse bisoza anasohoye asohoye Bibiliya mu rurimi rw'icyongereza. Ariko iyo Bibiliya twabonye yuko mu by'ukuri itakwirakwiye ahantu hose bitewe n'ikibazo cy'uko nta macapiro menshi yari ahari. Imana rero yakomeje kumurika muri icyo gihugu kugeza ubwo twaje kubona ngo abagorozi b'abongereza bakurikiyeho ihagurutse uwo bita Tindare abyandika Bibiliya ayisohora mu rurimi isezerano rishya, arisohora mu rurimi rw'icyongereza rw'abenegihugu, maze acapamo nyinshi cyane. Ariko si Tindare gusa, twabonye ba Latimer, tubona na ba John Wesley, abo bose n'abagorozi bahagurutse mu gihugu cy'ubwongereza. Ariko hari ikibazo cyaba mu gihugu cy'ubwongereza nk'uko tubisomye hano ku iparagrafe ya mbere. Nubwo bwose mu by'ukuri mu Bwongereza ubugorozi bwahagurutse, ndetse mu by'ukuri bakanga n'inyisho zimwe z'i Roma, hakaboneka n'amatorero ya giprotestanti y'abagorozi mu gihugu cy'ubwongereza, ariko ngo hari ikosa rikomeye cyane bakoze. Ntabwo bakoze ivugurura nk'iry'umwami Yosiya, ahubwo bakoze ivugurura igice. Bagize bimwe bya Roma banga, ariko ngo bagira n'indi migenzi imwe ya Roma basigaza mu matorero yabo, maze icyo kintu ku iherezo cyaje kubabera kibi cyane, kibabera nk'ikintu kibahanda mu mbavu. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ubwo abagorozi bo mu Bwongereza bangaga inyigisho z'i Roma, bakomeje gukora imwe mu migenzo y'itorero ry'i Roma. Bityo nubwo bari baranze ubutegetsi n'indangakwemera bya Roma, hari byinshi mu migenzo n'imihango byinjijwe mu buryo bwo gusenga bw'itorero ry'Ubwongereza. Kandi ikintu gitangaje ni uburyo ngo igihe mu by'ukuri ibi bintu babikoraga, ngo babikoze bavuga yuko ahari wenda ngo bishobora kuzatuma mu by'ukuri abantu batemera ubwo butumwa bwabo bigera ku rwego rw'uko ngo babushyikira, ngo noneho nabo bakabwemera. Mu yandi magambo, kwari ukugira ngo babikoze bibwira yuko ari uburyo bwo korohereza abantu kuba ngo bakemera inyigisho z'ubugorozi, noneho ngo bagira bimwe ngo barekeramo, barabyoroshya, maze ibindi aba ari byo bakuramo. Ariko ndagira mbabwire yuko iki kintu ntabwo cyaje kubagwa neza. Iyo turebye ku ipaje, reka turebe ku ipaje ku cyigisho kivuga abagorozi b'abongereza, bakurikiyeho. Ndifuza yuko ngira amagambo mbasomera kugira ngo twumve aya magambo neza. Reka turebe ku ipaji 183 cy'icyo kivuga ngo abagorozi b'abongereza bakurikiyeho, kugira ngo byumve neza. Paragrafe ya kabiri baravuze ngo mu Bwongereza gushinga imizi k'ubuprotestanti nk'idini y'igihugu cyose byaragabanutse, ariko itotezwa ntiryahagarara burundu. Nubwo nyinshi mu nyigisho za Roma zari zaranzwe, hari imihango yayo itari mike yakomeje kubahirizwa. Banze kwemera ubutware bw'ikirenga bwa papa, ariko mu mwanya we bahashyira umwami ngo abe umuyobozi mukuru w'itorero. Mu mihango y'itorero hari hakiri uguhabana gukomeye n'ubutungane ndetse no kwicisha bugufi biranga ubutumwa bwiza. Wenda iki ngiki nicyo bari batangiye batubwira n'ubundi bavuga yuko nyine mu Bwongereza ubugorozi kuko bwarabaye, ariko ikibazo gikomeye cyane cyabaye mu bugorozi bw'Ubwongereza. Nubwo bwahabonetse, ariko ntabwo baranduye inyigisho z'ibinyoma z'ubupapa zose ngo bazirandure bazihereye mu muzi. Bagize bimwe bakuraho, maze noneho ibindi ntibabikuraho. Ndetse iyo usomye ku ipaji 183 nandi kubabwira kuri kino cyisho kivuga ngo abagorozi b'abongereza bakurikiyeho, tubona neza yuko aho ngaho mu Bwongereza igihe bari batangiye kugira ibintu bimwe bemera,
by'ubupapa n'ibindi banga by'ubupapa bavangavanga, niho hagiye haguruka abagabo bamwe batemera mu by'ukuri iyo mikorere, ariho twabonye nka ba John Bunyane, maze noneho bagiye bahaguruka banga iyo mikorere, nibo bagiye bagerageza guhizwa no gutotezwa, nabo batangira kugenda bahunga, nk'uko tuzi amateka ya Yohani Bunyane wanditse igitabo cy'Umugenzi. Ibi rero nibyo bintu batangiye hano batubwira kuri no paragrafu ya mbere mu cyigisho cya 16. None se ibi bintu byaje kugenda gute, kandi ibi bintu bifitanye isano gute n'ibihe byacu biriho muri iyi minsi mu itorero ry'Imana? Ndajya mbabwire yuko iki kintu cyitwa kurandura ibintu abantu batabiranduriye mu muzi ni umwe mu mitego Satani yamwe atega abantu b'Imana, kandi niba ari uburyo bwa mbere umwanzi ashobora gufata umuntu akamwigarurira, ni ukumureka akibwira yuko mu by'ukuri hari ubugorozi yakoze cyangwa se ivugurura, maze ubwo bugorozi cyangwa se ivugurura rikaba ari ivugurura ry'igice. Ubundi ku Mana mu by'ukuri ntago 99 ijya yemerwa. Imana ishaka impagarike yacu yose 100%. Iyo umuntu yibwiye yuko yitanze ariko akitanga by'igice, aba yibeshye cyane, biba birutwa nuko ibyo bintu atakirirwa abikora. Imana ibidusaba yuko tuyiha wese, ariko niba ari igihe none Imana ikeneye koko, idukeneye wese, intekerezo, impagarike, umubiri, byose bikaba byeguriwe Uwiteka, ni iki gihe duhagazemo. Iki si igihe cyo kubaho tumeze nk'abari kujijisha Imana, tumeze nk'abantu bari kwitemberera. Iki ni igihe cyo guhagarara, tugahagarara nk'abagabo n'abagore bashyitse muri Kristo Yesu, abantu tuzi icyo turiho icyo ari cyo, mu by'ukuri tuzi inzira twatangiye iyo ariyo, tutameze nk'abantu batera waraza. Reka mbabwire, nasomye amagambo mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ku cyisho kivuga ngo umuburo uheruka, baranditse baravuga ngo iyo umuntu wese amaze kwiyegurira Yesu Kristo aba yiyandikishije ku rutonde rw'ingabo zihanganye na Satani. Buriya hajya bakaga gakomeye cyane uburyo hari igihe abantu binjira mu by'uru rugendo bameze nk'abantu bari kwikinira, batazi ikiguzi bizabasaba, maze noneho byatangira kubasaba icyo kiguzi bakibwira ko Imana izabemerera koroshya umutwaro, cyangwa se umutwaro bagomba kwikorera. Oya, twabonye amagambo mu cyisho kivuga ngo abagorozi b'Abongereza, John Wesley yaranditse ngo ntago amahame y'ijambo ry'Imana ashobora kumanurwa ngo agere ku myumvire abantu bayumviraho cyangwa se imyumvire abantu bariho, ahubwo ngo ayo mahame agomba kurekerwa ahantu hayari, abantu bo bagasaba Imana bakazamuka bakagera hayo mahame ari. Uko niko inzira ifunganye imeze. Kandi John Wesley muzi ukuntu abantu bajyaga bamubwira batugera inzira ijya mu ijuru urayifunganya cyane, urayikomeza cyane, maze nawe arababwira ati mbese mu by'ukuri nabanyikomeza kurenza amagambo Yesu Kristo ubwe yivugiye n'intumwa ze. Rero iki ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cyitwa koroshya ibintu bimwe na bimwe. Reka wenda mbere yuko dukomeza mbabwira ukuntu icyo kibazo kigeze kibaho n'ubundi mu itorero ryo mu kinyejana cya mbere, itorero ry'Iperugamo ryaba mu kinyejana nk'icya gatatu gishyira icya kane. Itorero ry'Iperugamo naryo ryahuye n'icyo kibazo ku cyigisho cyitwa ngo itotezwa ryabaho mu binyejana bya mbere. Ni icyigisho cya kabiri, ndifuza ko tureba ku ipaje ya 34. Ngira ngo ayo magambo twarasomye ariko twongeye tuyasubiremo. Muribuka yuko mu by'ukuri kugira ngo itorero ryinjiremo ubuyobe, umwijima mu by'umwuka, byatewe n'uko mu by'ukuri itorero rya Gikristo ryatangiye kugenda ryoroshya ibintu, maze noneho imigenzo ya gipagani yinjira muri ryo, maze batangira gusenga ibishushanyo, ariko ngo babyitirira mu by'ukuri Imana yo mu ijuru. Ngo ibyo ngibyo ngo babikoraga nabo ngo bibwira ko ngariho mu by'ukuri ngo ubukristo buzamenyekana. Maze igihe mu by'ukuri igihe abakristo barenganywaga, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubukristo bwari bufite imbaraga kandi ubutumwa bwiza bukwira ahantu hose. Ariko igihe itorero ryari rijishijwe n'umwanzi Satani, akaryereka yuko mu by'ukuri ngo ibihe by'akarengane bihagaritse, maze ba Konstantino bakinjira mu itorero bakabatizwa mu buryo bw'uburyarya, itorero rikadohoka,
rikagira ibintu ritangira koroshya ryibwira yuko ari ubukristo buzakirwa n'abantu benshi, icyo gihe ngo nicyo gihe itorero ryahise ko ritsindwa. Kandi igihe twigaga iki cyigisho nababwiye yuko hamwe mu hantu umwanzi satani yinjiriye hakomeye cyane ni mu kintu cyitwa ngo umudendezo w'idini. Kandi agira mbabwire yuko n'itorero ryo mu minsi ya nyuma hamwe mu hantu umwanzi ari kwinjirira cyane agasenya itorero, Roma, antikristo, ubupapa bukinjira mu itorero ry'Imana, ni mu kintu cyitwa n'ubundi umudendezo w'idini. Bavuze amagambo hano akomeye cyane, baravuga ngo baravuze ngo paje ya 34 baravuze ngo kubw'ibyo, paragrafu ya 2, kubw'ibyo Satani yagize imigambi yo kurwanya ubutegetsi bw'Imana akoresheje gushinga ibendera rye mu itorero rya Kristo. Iyo ashobora gushuka abayoboke ba Kristo kandi akabakoresha ibitanejeje Imana, byari gutuma imbaraga zabo kwihanganira umubabaro kwabo ndetse no gushikama kwabo bicogora, maze akabagusha mu mutego bitamuruhije. Icyo gihe ibyo umwanzi yari yarananiwe kugeraho akoresheje imbaraga, noneho yihatiye kubigeraho akoresheje ubucakura. Kurenganya abakristo byarahosheje, maze bisimburwa no kubashukashuka, kubaha ubukire bumara igihe gito ndetse n'icyubahiro cy'isi. Ibyo byatumye abasenga ibigirwamana bemera umugabane umwe w'imyizerere ya gikristo, nyamara bagahinyura ukundi kuri kw'ingenzi. Bavugaga ko bemera Kristo ko ari umwana w'Imana kandi ko bizera urupfu rwe n'umuzuko we, nyamara ntibigeze bemezwa ko ari abanyabyaha, kandi bumvaga badakeneye kwihana cyangwa guhinduka mu mitima yabo. Bamaze kwiyemeza kureka ibintu bimwe na bimwe, basabye abakristo nabo ko bakwemera kugira ibyo bigomwa kugira ngo bahurize hamwe mu kwizera Kristo. Iki kintu cyarantangaje cyane, uburyo ngo abantu bavugaga ko bemera Yesu Kristo ariko batarigeze bapfa ku byaha, batarigeze bakorwaho mwuka Imana ngakore ku mitima yabo, batere kwanga icyaha urunuka no kukigirira ubwoba. Ibyo bikanyereka neza umubare w'abantu benshi cyane muri iyi minsi bari kubatizwa mu itorero ry'Imana, ariko bakaza muri bwa buryo umuja w'Imana yavuze mu bihamya by'itorero umuzingo wa 6, uburyo ngo ikintu cyitwa kuvuka bundi bushya muri iyi minsi ni ikintu ngo kimboneka rimwe, nta nubwo ngo kigikunze kubaho, nubwo mwabona miliyoni nyinshi cyane ndetse n'abantu benshi cyane bari kuva mu mazi, ariko umuja w'Imana yaravuze ngo kiriya kintu cyitwa kubyarwa ubwa kabiri ni ikintu ngo kitagipfa kubonekaho muri iyi minsi yacu. Ngo abantu benshi cyane ubu bahambwa ari bazima bakava mu mazi ari bazima ari babisi, kamere yabo itigeze ikorwaho, mwuka w'Imana atigeze agenda ngo ajanjagure inarijye, maze umuntu mu by'ukuri azukira ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Abantu babya mu mazi bameze nk'abagiye kwiyogera bisanzwe, bakongera bakavamo inarijye zabo zigishinyitse, inarijye zabo zikicaye muri bo, bagikunda icyaha, bakigishakira urwitwazo. Ako ni akaga gakomeye cyane itorero rifite, kandi ako kaga n'itorero ryo mu bihe bya mbere nako niko kaga ryahuye. Ndajya nkubwire yuko igihe cyose itorero mu by'ukuri ribatiza abantu badahindutse muri ubwo buryo, ikintu gita ko kibaho ni ikintu cy'uko bene abo bantu bateza ikibazo mu itorero. Bene abo bantu nibo bantu batajya bashaka ibihe bidasanzwe byo kuvugururwa. Iyo ijambo ry'Imana ritangiye kwigishwa, wenda niba bamwe ari abayobozi, usanga bitambitse ubutumwa bwiza ku rugero ruteye ubwoba, kubera yuko ibyo buvuga bameze nk'ibiri gutoneka imitima yabo, kubera ko bataba bashaka kurekura ibyaha bahishe ngo babyihane bamaramaje. Abantu bavuga ukuri kandi baguhagarariye baba bameze nk'abantu bari kubatunga intoki. Noneho rero iyo bafite icyubahiro, iyo bicaye ku ntebe ya Mose, bakoresha icyo cyubahiro bagatangira guca abo bantu bakoresheje ubutware bw'itorero. Ariko ndagira ngo wenda mvuga amagambo aca abantu intege cyane. Buriya umuntu wese ashatse mu by'ukuri yakubaha Imana akareka kurwanya Imana, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana ryavuze nuko bizasoza Imana rigitsinze, kandi nuko bizasoza ukuri kunesheje byose. Baravuze ngo icyo gihe itorero ryari riri mu kaga gateye ubwoba. Ibyo bihe byari bibi kurusha ibyo ryari ryaranyuzemo mu byo gushyirwa muri gereza, kwicwa urubozo, gutwikwa ndetse no kwicishwa inkota. Amagambo nshaka gusoma naya: abakristo bamwe barashikamye
bavuga ko badashobora kwemera ubwumvikane bubasaba kudohoka ku kwizera kwabo. Abandi bakristo bashyigikiye kwemera ibyo basabwaga cyangwa kwemera kugira ibyo bahindura mu myizerere yabo kugira ngo bihuze n'abo bari bafite ubukristo butuzuye. Bavugaga ko ibyo bishobora kubabera uburyo bwo guhinduka byuzuye. Icyo gihe cyabereye abayoboke ba Kristo b'indahemuka igihe cy'umubabaro ukomeye. Satani yarimo acengeza mu itorero buhoro buhoro anyuze mu kwiyoberanya kwabo biyitaga abakristo, agambiriye kwangiza kwizera kwabo no gukura intekerezo zabo ku ijambo ry'ukuri. Ubu buryo umwanzi ajya abukoresha mu itorero, abukoresha mu by'ukuri ku basore n'abakobwa benda gushyingirwa, aho mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritubwira uburyo abantu bamwe bashaka gufatanywa, umuntu abona yuko umuntu umwe mu by'ukuri atamaramaje, n'undi nawe akabona yuko atamaramaje, maze akavuga ati ibi bintu reka tubiharire Imana, kuko Imana ari ihindura buriya ifite uburyo izabikora, bigasoza abantu bafatanyijwe kandi badahuje imigambi. Ibyo bintu noneho bikazasoza umwe abereye undi nk'amahwa amuhanda mu mbavu. Kandi ibi bintu birakomeye cyane. Hari mu by'ukuri hari umuntu umwe twari turimo tuganira, ndi kumubwira ikintu gikomeye cy'uburyo muri iyi minsi ndi kubona imiryango imeze, cy'uburyo muri iyi minsi ndi kubona imiryango ihujwe ariko abantu badahuje umugambi wo gushaka Imana n'umutima wabo wose, cy'uburyo muri iyi minsi ndi kubona purusa nyinshi, aho ubona mu by'ukuri abadamu mu muryango bari gushaka Imana, ukabona abagabo babo kandi byitwa ngo mu by'ukuri ngo ni abadivantiste bo mu gisekuru, ariko ukabona bafite uburyo barwanya Imana cyane, batari kumva ukuri kw'iki gihe n'umurongo Imana isaba abantu kwerekeramo. Ukabona ibyo bintu abantu babanye bameze nk'abahabanye, ariko ibyo bintu byose rimwe na rimwe, nubwo mu by'ukuri umuntu atavuga ngo ni ijana, hari n'igihe biba byaranatewe n'uburyo abantu baba barahisemo, n'uburyo abantu baba barirengagije rimwe na rimwe imiburo Imana iba yaragiye ihereza abantu. Nubwo umuntu atavuga yuko ari 100%, ariko ibyo nabyo biba bigiye biriho. Niyo mpamvu ikintu cyitwa koroshya cyangwa se kumera nk'aho umuntu mu by'ukuri yoroheje amahame y'ijambo ry'Imana, maze akamera nk'umuntu utereye umupira Imana ngo izabikore ameze nk'uyigerageza, uyu muntu ntabwo aba agerageje Imana, ahubwo we ubwo aba yigerageje, kandi abazayibona bigiye mu gihe kiri imbere. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe, ubu ni igihe cyo kumasha, si igihe cyo kumera nk'abantu bari gukina n'ibintu by'Imana, kubera yuko mu by'ukuri ubu tugeze ku gihe umuntu ashobora gukinisha ibintu by'Imana akaba arasigaye. Reka twikomereze mu cyigisho cyacu. Nababwiraga akaga gakomeye cyane aba bagorozi bo mu Bwongereza bagezemo, maze noneho bagira bimwe bakuraho, ibindi barabireka. Igihe bari bamaze kubireka rero, reka mbabwire ikibazo cyahise ko kiba mu matorero yo mu Bwongereza y'abaprotestants. Bamaze kubireka, itorero ryahise ko ricikamo imigabane ibiri. Abantu bamwe bemeye ibyo bintu, abandi barabyanga. Bamwe baravuga bati niba mu by'ukuri ari ubugorozi, bukwiriye kuba ubugorozi bweruye kandi bugorora ibintu byose. Maze abandi bati tugomba kubireka tukagira mu by'ukuri bimwe twisanisha n'isi, nibwo ubutumwa bwacu buzumvikana. Ibyo bintu nkabona uburyo mu by'ukuri bisa n'ibintu mbabona itorero ririmo muri iyi minsi, uburyo inzego za leta, ab'isi bigenda ribinjiza, abanyamakuru, ukibaza ibintu mu by'ukuri. Imikino ishingiye ni imikino abantu baba bakina na Satani, ariko itazabura kubakoraho. Nubwo bwose umuntu yabibabwiye bavuga bati nibwo buryo abantu oya, ibintu abantu barimo ntibizabura kubakoraho kandi bizagira ingaruka zabyo zigaragara. Hano baravuze ngo abantu benshi, paragrafe ya nyuma paje 210, abantu benshi bashakaga cyane kugaruka ku butungane no kwiyoroshya byarangaga itorero rya mbere. Bafataga byinshi mu migenzo yahawe intebe mu itorero ry'Ubwongereza nk'aho ari amashusho yo gusenga ibigirwamana, bityo mu mutimanama wabo ntibashoboraga kwifatanya n'iryo torero mu masengesho yaryo. Ariko kubera ko itorero ryari rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa leta, ntiryashoboraga kwemera ko habaho ibitekerezo bihabanye biba mu mihango yaryo. Itegeko ryasabaga ko abantu bose baboneka mu gihe cyo gusenga, kandi rikabuzanya amateraniro yose mu by'idini atatangiwe uburenganzira. Ubirenzeho wese akaba yahanishwa igifungo, gucibwa mu gihugu cyangwa kwicwa.
mbese ibi bintu muri iyi minsi byaba biriho maze ngo bitubere igihamya cy'uko amatorero yacu, itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi ririmo rigenda mu by'ukuri ridohoka rifata impu zombi, maze icyo kintu kikaba aricyo kiri gutera abantu kugira ubwoba, aho bumvise abantu bari kwishakira Imana basenga basaba Imana ngo ibahishurire ukuri kw'ibihe bahagazemo kandi bagutangaze nta mbebya, ukumva uburyo abantu bari kugenda bashakwa bacibwa kandi rimwe na rimwe bazira ubusa. Ndagira mbabwire yuko nubwo hari abantu bashobora no gucibwa bazize ukuri, ariko ndagira mbabwire ko ubu ngubu hariho n'akarengane k'abantu bari guhabwa imiheza abandi bagacibwa, atari uko mu by'ukuri abo bantu bafite amakosa. Kandi ngewe babwira ibi ngibi mfite ubuhamya, ntabwo ari ubuhamya bw'undi muntu, ndi kubabwira ibintu nzi neza by'uburyo umuntu acibwa, agacibwa azira ubusa, nta cyaha ashobora no kubona itorero rishobora kumushinja rivuge ngo dore icyo duhereyeho tuguca. Byatewe gusa nuko abantu bashobora kuba bumva ngo aba bantu wenda bateranira hano bari kwiga ijambo ry'Imana. Ariko reka mbabwire, hari ikintu gikomeye cyane burya kiba kiri mu mitima y'abantu bakora mwene ibyo bintu. Icyo kintu nicyo ndi kubasomera ahangaha. Impamvu imwe ibitera ni uko itorero riba rigenda ryoroshya ibintu, ryihuza na leta, rifite ibintu rihuraho n'ab'isi, noneho bagashaka guhita ko bagenera abantu bose bari muri ryo umurongo bagomba kubwirizamo, kugira ngo mu by'ukuri iryo shyirahamwe itorero ryakoze n'isi, iryo shyirahamwe itorero ryakoze na leta, ubwo bumwe bwabo hatagira umuntu umera nk'ugutondeka ku butumwa ari kubwiriza. Rero niyo mpamvu ubona itorero riri gushaka gusaba abantu bose kuvuga ibyo rishaka ko abantu bose kuvuga ibyo ryifuza ko abantu bavuga. Uzamenye yuko itorero riba ryamaze kunga ubumwe n'isi cyane, ku buryo ritinya yuko abantu bashobora guhaguruka bakagenda bakiga, bakimbika Imana ikabayobora ikabageza ku rugero rwiza, bagatanga umucyo wose nta mbebya. Ubu usanga abantu muri iyi minsi bafite ubwoba bw'uko baramutse baretse abantu bagakorana n'Imana, bagenda bagasenyura ibyo bintu byose bigenda byubakwa bidashingiye ku ijambo ry'Imana ryavuze. Aha rero niko byagenze n'ubundi, nk'uko tubibona muri iyi minsi. Ubona yuko itorero rivuga ati amateraniro abera aho hirya, ayo tutapanze, abigisha tutapanze ngo bajye kuvuga, ntabwo dukeneye kubumva, naho ni uruhimbi rwacu, no kuri Zoom ni uruhimbi, hazajye uwabiherewe uburenganzira. Ndagira mbabwire ko ibyo bintu byose nubwo abantu baba bafite kubera ibintu baba bagenda bubaka hagati mu by'ukuri yabo n'isi, maze noneho ibyo bintu bagatinya yuko hari wenda hari umuntu uzaza agahita ko abibwiriza agaragaza uburyo bipfuye. Ubundi ndagira mbabwire yuko igihe tugezemo ni igihe gikomeye cyane, ariko reka ngomeze mbabwire icyabayeho. Igihe rero mu by'ukuri batangiraga gukumira abantu bitewe n'uko abantu batari bari kumva imikorere y'itorero muri icyo gihe, hari ikintu gikomeye cyane cyahise ko kibaho. Hahise ko habaho mu by'ukuri kwitandukanya. Reka mwumve ikintu gikomeye cyane cyabayeho, nuko hahise ko haboneka amatsinda abiri. Habonetse itsinda rimwe ry'abantu mu by'ukuri mu gihugu cy'Ubwongereza, itsinda rimwe ry'amatorero ya giprotestanti y'abagorozi ryemera ko iyo mihango mu by'ukuri ya Rome igumamo, n'irindi tsinda ryatsirakije riravuga ngo ntabwo mu by'ukuri dushobora gukomeza gukorana n'amatorero arimo imihango yihambiye ku mihango ya Roma. Habonetsemo imigabane ibiri. Ndagira mbabwire ukuntu umwanzi ari mubi cyane, Satani ateye ubwoba. Biratangaje kubona aba bantu bari barahagurutse barwanya Roma, ariko bigasoza nabo ubwabo bacitsemo ibice bibiri. Kandi n'iyi minsi dusohoyemo ibyo bintu muzabibona. Buriya mwamwe mubona abantu bose babwiriza ijambo ry'Imana, ariko ntibizabatungure mubonye hari abantu bashaka guhinduka byuzuye wese, n'abantu bashaka guhinduka by'igice, bafite ibintu bahindutseho n'utundi tuntu tumwe bagiye badahindukaho. Nk'ubu ngubu ijambo ry'Imana riba ryaragaragaje uburyo dukwiriye guhinduka byuzuye, haba mu myambarire, haba mu misokoreze, haba mu mirire, haba mu miririmbire, kuri buri ntambwe yose tukaba batajuru, abantu bashobora mu by'ukuri kujyanwa mu ijuru, ururimi rwaho tukarwumva rw'ibiremwa byera.
abo nibo bantu bagomba kuboneka mu 144 niba ijuru ryifuza muri iyi minsi. Ariko hari abantu bakiri gufata impu zombi, hari abantu bakiri gutekereza ko Imana ifite uburyo izatorera, maze abo bantu bakaba bafite ibintu bari guhindukaho n'ibindi bintu badashaka gucikaho. Abo bantu bose ndagira mbabwire yuko bizasoza n'ubundi nk'uko mubona aba bantu bose bari abagorozi bahagurutse barwanya Roma, ariko n'ubundi bisoza nabo bacitsemo ibice bibiri. Kandi ndagira mbabwire ikintu gikomeye cyane. Mwari muzi yuko iyo usomye muri kino cyigisho byaje gusoza iryo tsinda ryari ryanze kuva ku mihango yose ya Roma, rishyizeho itegeko riteye ubwoba. Itegeko bashyizeho riratangaje. Baje kuvuga yuko byaje kugera ku rwego rw'uko bavuga ikintu gikomeye cyane. Bavuga neza ko ikintu gikomeye ngira ngo mbabwire baje gushyiraho, baje kuvuga yuko nta muntu n'umwe, umuntu utemera iyo mihango ya Roma bari bacyemera, yari iri mu matoro yabo, baje kwanzura ko uwo muntu atagomba kubona serivisi muri gahunda za leta. Ku umuntu wese uzajya uhabwa serivisi muri gahunda za leta, bageze ku mwanzuro w'uko agomba kuba yemera iyo migenzo y'itorero, uburyo itorero ryabaga riyoborwa. Icyo kintu bamaze kugishyiraho, niho rero hahise kwaba ikintu ngiye kubabwira, hatangiye kubaho mu by'ukuri guhunga. Niyo mpamvu bavuze ku ipaje ya 211 paragrafe ya 2, baravuze ngo mu itangira ry'ikinyejana cya 17 umwami wari umaze kwima ingoma mu Bwongereza yatangaje ko yiyemeje guhatira abahanira ubutungane gukurikiza amategeko y'itoro ry'Ubwongereza. Iryo toro ntiryari gifite n'imigenzo y'i Roma. Bitaba ibyo bakameneshwa mu gihugu cyangwa bakagerwaho n'ishyano. Kubera ko bahigwaga bagatotezwa kandi bagafungwa, ntibabonaga ko hazaza hazigera haba heza, ku buryo benshi muri bo bageze ubwo babona ko Ubwongereza butakiri ahantu ho guturwa n'abantu bashaka gukorera Imana bakurikije iby'umutimanama wabo ubategeka. Amaherezo bamwe biyemeje guhungira mu Buholande, bahuye n'ingorane, ibihombo ndetse no gufungwa. Imigambi yabo yakomwaga mu nkokora, maze bakagambanirwa bagashyikirizwa abanzi babo. Nyamara amaherezo ukwihangana kwabo kudacogora kwaje gutsinda, maze babona ubuhungiro ku nkengero z'igihugu cy'Ubuholande. Babona ubuhungiro ku nkengero z'igihugu cy'Ubuholande. Iyo dukomeje kugenda dusoma nk'uko nyine tubibonye, byageze aho mu by'ukuri bahatirwa gukurikiza ibitandukanye n'iby'umutimanama wabo ubemerera, maze biyemeza guhunga Ubwongereza. Barahunga, ariko basiga ba bantu nabo bitwa abaprotestanti, ariko mu by'ukuri abaprotestanti bahindutse by'igice, maze barahunga. Bakomeje bavuga ngo mu buhungiro bari barasize ingo zabo, ibintu byabo n'ibyabeshagaho byose, bari abanyamahanga mu gihugu cy'amahanga, bari hagati y'abantu bavuga urundi rurimi kandi bafite indi mico. Kugira ngo bashobore kubona ikibatunga, byabaye ngombwa ko bashaka imirimo batari bamenyereye gukora. Abagabo b'ibikwerere bari baramenyereye guhinga mu mibereho yabo yose, noneho bagombaga kwiga imyuga, ariko bemeye iyo mibereho banezerewe, maze ntibagira igihe batakaza mu bunebwe cyangwa kwivovota. Nubwo akenshi bazahazwaga n'ubukene, bashimiraga Imana imigisha yabahaga, kandi bagiraga ibyishimo mu gusabanira hamwe mu by'umwuka, ntacyo bikanga. Bari bazi neza ko ari abagenzi, ibyo bigatuma iby'ubukene bafite bititabwaho, ahubwo bagahanga amaso yabo mu ijuru, aricyo gihugu bakundaga kandi bari barangamiye kuruta ibindi byose. Ibyo bigatuma bumva batuje mu mitima yabo. Amen. Mu buhungiro bw'uburushyi, urukundo rwabo no kwizera kwabo byarushijeho gukomera. Biringiraga amasezerano y'Uhoraho kandi ntiyaburaga kubitaho mu bihe byabaga bikomeye. Abamarayika b'Uhoraho babaga iruhande rwabo kugira ngo babatere ubutwari kandi babafashe. Igihe ukuboko k'Uwiteka kwaberekaga hakurya y'inyanja, aho bashobora gushinga leta yabo kandi bakazasigira abana babo umurage ufite agaciro kenshi w'umudendezo mu by'idini, bakurikiraga inzira Imana ibayoboyemo nta mususu.
rero murabona yuko mu by'ukuri mu Bwongereza haje kuvuka amakimbirane, maze none aba bantu baza kubona yuko mu by'ukuri batashobora gukomeza kubana n'aba bantu, bisoza bafashe icyemezo cyo guhita ko mu by'ukuri bahunga bakigendera. Tubonye yuko igihugu cya mbere bahungiyemo barambutse bajya mu gihugu cy'Ubuholande, ariko ntabwo n'ubundi baje kuguma mu gihugu cy'Ubuholande, ahubwo n'ubundi baje gukomeza, bisoza bageze mu by'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu turimo twiga icyiciro kivuga ngo ni abakurambere ariko babimukira. Abakurambere babimukira ni aba bagorozi bo mu Bwongereza bataje kubyumva kimwe, bitewe n'uko abantu bamwe bashakaga guhinduka byuzuye, abandi bagashaka guhinduka by'igice. Ndagira mbabwire yuko no muri iyi minsi abantu bose bamwe bavugira Imana, ariko bamwe mu by'ukuri abantu bose bamwe bavugira Imana tukabibona, ariko ndagira mbabwire ko muri iyi minsi igiye kuza bamwe banze guhinduka byuzuye, bagiye gusigara hakurya, abandi nabo bakunze guhinduka byuzuye, nabo bagenda ukwabo. Kwishushanya kugomba kuvaho, kwishushanya kugomba kuvaho. Paragarafe ya 2 paje ya 112 baravuze ngo ubwo bahatirwaga bwa mbere gutandukana n'itorero ry'Ubwongereza nk'ubwoko bw'uhoraho bufite umudendezo, abaharanira ubutungane bari barifatanyirije hamwe mu ndahiro ikomeye yo kugendera hamwe mu nzira zose basanzwe bazi cyangwa izo azabamenyesha. Uwo ni Uwiteka. Aha niho herekanaga umwuka nyakuri w'ubugorozi n'ihame shingiro ry'Ubuprotestanti. Aba bagenzi bavuye mu Buholande, baje kuva mu Buholande, ntabwo ariho bagumye, bavuye mu Bwongereza barimuka bajya mu Buholande, baje kuva mu Buholande bafite uyu mugambi, maze bajya gushaka aho baba muri Amerika. Umupasoro wabo witwaga John Robinson wabujijwe kubaherekeza binyuze mu buryo bw'uburinzi bw'Imana. Ubwo yavugaga ijambo ryo gusezera kuri abo bahungaga, yaragize ati, turi kwiga abakurambere babimukira. Aba ni abagorozi bo mu Bwongereza bataje kubyumva kimwe na bagenzi babo, bityo bimukira mu gihugu cya Amerika, aricyo tuzabona cyitwa Nouvelle Angleterre cyangwa se Ubwongereza bushya. Impamvu bwiswe Ubwongereza bushya ni uko mu by'ukuri cyari igihugu mu busanzwe, wenda reka mbanze mvuge mu mateka yacyo nk'uko tukizi, cyitwa ngo ni isi nshya. Ni ahantu hatari hatuwe, ariko mu by'ukuri ubwoko bw'Imana bwarenganywaga mu Bwongereza binyuze mu myumvire itandukanye y'abagorozi y'Abaprotestanti mu Bwongereza, mu matora ya Giprotestanti. Imana yaje kubabonera uburuhukiro muri icyo gihugu ndetse n'ubuhungiro, maze baragenda bajya muri cyo, ku buryo Abongereza bari bakirimo ari benshi cyane, cyitwa Ubwongereza bushya, Nouvelle Angleterre. Rero hari ikintu hano ngira ngo turebe. Uyu muntu bita Robinson yari umwe mu bantu bari bagize iryo torero ry'Ubwongereza ryari rishikamye ku kuri. Abo bantu, iryo tsinda ry'abantu bari bashikamye ku mahame y'ijambo ry'Imana badakebakeba. Igihe rero mu by'ukuri iri tsinda ryari rihagurutse rigiye muri Amerika bavuye mu Buholande nk'uko bari bahungiye bwa mbere, uyu Robinson ntabwo yajyanye nabo, ariko ngo uburyo atajyanye nabwo ni uburyo bw'ubuyobozi bw'Imana. Ariko ndagira mbabwire amagambo yabasomeye y'inkomezi kandi meza cyane, amagambo nakunze cyane. Baravuze ngo, yarababwiye ngo, bavandimwe nkunda, ubu mu kanya gato tugiye gutandukana, kandi Imana niyo izi niba nzaba nkiriho ngo nzongere kubabona. Ariko Imana yabyemera cyangwa itabyemera, ndabingingira mu maso y'Imana n'abamarayika bayo bera ngo muzankurikize mudatandukiriye uko nakurikije Kristo. Imana nigira icyo ari cyo cyose ibahishurira, kadukomeze. Reka dukomeze. Uwo muntu yafunga telefone. Ariko Imana yabyemera cyangwa itabyemera, ndabinginga mu maso y'Imana n'abamarayika bayo bera
ngo muzankurikize mudatandukiriye uko nakurikije Kristo. Imana nigira icyo ari cyo cyose ibahishurira ikoresheje undi mugaragu wayo uwo ari we wese, mwitegure kucyakira nk'uko mwabaga mwiteguye kwakira ukuri kose nagiye mbagezaho mu murimo wanjye, kuko nari ndimo mbanza gufunga mikoro ye. Imana nigira icyo ari cyo cyose bahishurira ikoresheje undi mugaragu wayo uwo ari we wese, mwitegure kucyakira nk'uko mwabaga mwiteguye kwakira ukuri kose nagiye mbagezaho mu murimo wanjye, kuko niringiye ndashidikanya ko uhoraho afite ukuri n'umucyo biruseho bitarahishurwa binyuze mu ijambo rye ryera. Ku bwanjye sinashobora kubabwira mu buryo buhagije uko mbabazwa n'amatorero amwe avuguruye yageze aho atakigira ikindi kiyongera ku myizerere yayo, none bakaba adashobora gutera indi ntambwe irenze iby'ubugorozi bwayo bwashingiyeho. Abayoboke ba Luteri ntibashobora kwemera gutezwa indi ntambwe ngo bamenye ibirenze ibyo Luteri yabonye. Murabona ko abayoboke ba Karuvini nabo basa n'ababohewe aho uwo muntu ukomeye w'Imana yabasize, nyamara ntiyari azi ibintu byose. Ibyo ni ubuhanya buteye amaganya cyane, kuko nubwo abo bantu bagurumanaga kandi bakamurika umucyo mu gihe cyabo, ntabwo bashoboye kwimbika ngo bamenye inama zose z'Imana. Ahubwo iyaba muri iki gihe byajyaga kuba bariho, bajyaga kugira ubwuzu bwo kwakira umucyo uruta uwo bari barakiriye mbere. Uyu Robinson igihe yasezeraga kuri bagenzi be yarababwiye ati nimugende, ariko muzabe mwiteguye yuko Imana nibahishurira undi mucyo, uwo mucyo nawo mu by'ukuri muzawakira, kubera yuko ntabwo umucyo w'ijambo ry'Imana ushobora kwakirwa icyarimwe ngo uhite kurangira. Yarababwiye ati ubu mfite impungenge z'uko iyo urebye abayoboke ba Martin Luther ntabwo mu by'ukuri bajya mu ijambo ry'Imana ngo babe biteguye kwakira undi mucyo. Aho Martin Luther yabasize naho bagumye. Kandi arongera avuga n'ubundi ku bayoboke ba Karuvine nabo avuga yuko nabo ari uko bameze. Mbese ikintu yavugaga hano ni ikintu n'ubundi muri iyi minsi muzakunda kubona, aho abantu baba bameze nk'aho mu by'ukuri umucyo Imana yatangaje nta wundi mucyo Imana ishobora guhishura mu ijambo ry'Imana. Njya nkunda kubibona cyane nk'iyo mu by'ukuri nk'abantu bagerageje nko kwiga ijambo ry'Imana, Mwuka w'Imana akabagendera bagacukumburamo ibintu bidasanzwe, uburyo usanga abantu benshi cyane batiteguye kuba bakumva umucyo Imana mu by'ukuri ihishuye, bitewe wenda se n'ibintu bamenyereye, gahunda y'itorero. Ibyo bintu reka mbabwire, Imana yaravuze ngo ntihakagire umuntu uba mu mwanya buri gihe cyose wo kuzimya Mwuka w'Imana, ahubwo tuba dukwiriye kuba mu mwanya wo kugerageza ibintu byose tukagundira ibyiza, kubera yuko mu by'ukuri muri iyi minsi nk'ubu reka mbabwire, mu itorero nzi yuko haba harimo imyumvire y'abantu bamwe badashobora kwemera yuko ubu muri iyi minsi Imana ishobora kugira nk'umuntu ihereza iyerekwa. Muri iyi minsi Imana ishobora kugira nk'umuntu isanga mu nzozi ikamuhishurira ibintu bikomeye. Hari abantu baba barishyizemo ngo umwuka w'ubuhanuzi ibyo wavuze byararangiye, nta rindi hishurwa rizongera kubaho, ikintu kitazaba kivuye muri Bibiliya, cyangwa se mu by'ukuri umuntu agisoma umwuka w'ubuhanuzi ibyo ari na White yeretswe n'ibyo ngibyo nta wundi uzagira ikindi kintu yerekwa. Hari abantu benshi cyane bafite iyo myumvire. Aba bose bameze nk'abayoboke ba Martin Luther kandi bameze nk'abayoboke ba Karuvine. Ni abantu babumva yuko nta bundi buryo Imana ishobora guhishura umucyo mu buryo budasanzwe. Ariko ndagira mbabwire yuko abo bantu ntabwo bahamanya n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ko, impamvu ndi kubabwira iki kintu ni uko nzi yuko hari abantu benshi bazanarwanya Imana muri iyi minsi ya nyuma, bitewe n'ikintu cyo kutamenya mu by'ukuri cyangwa se cy'ubumenyi buke ku bintu bizabaho mu minsi ya nyuma. Umuhanuzi Yoweri aratubwira ngo mu minsi ya nyuma nzasuka ku mwuka wanjye, nimara kuwusuka abantu bazarota kandi bagira inzozi zera, abantu bazerekwa. Ndagira mbabwire yuko ijuru rizajya rihishura amakuru yaryo kandi riyahishure mu gihe gikwiriye
bikwiriye ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'umushyikirano n'ibihe bazaba bafashe imbere y'Imana. Ndagira mbabwire yuko Imana nidahishura ibintu bimwe nk'uko yabivuze mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu mwuka w'ubuhanuzi binyuze mu mwuka w'abahanuzi bitewe n'uko abantu bimbitse biga, ndagira mbabwire yuko izemera ikoreshe n'uburyo bundi budasanzwe nk'inzozi, izemera ikoreshe n'uburyo budasanzwe nk'amayerekwa, ariko ndagira mbabwire ko ubwo buryo bwose buzakoreshwa. Rero tuti muvandimwe, wowe wumvaga ko ibyo bintu wenda ngo bitazabaho, ndagira nkubwire yuko ukwiriye kwitonda cyane utazarwanya Imana, ahubwo ujye ugerageza ibintu byose. Niba umuntu akubwiye ikintu, wowe ntukazahite kukirwanya, uzarebe niba icyo kintu gihamanya n'ijambo ry'Imana. Nubona mu by'ukuri kidahamanya n'ijambo ry'Imana ntuzacyemere, ariko nubona kitarwanya ijambo ry'Imana ntuzahagurukire kukirwanya, ahubwo uzabihereza igihe urebe niba ibyo bintu atari ukuri. Iki kintu ni ikintu abantu bakwiriye kujya bitaho. N'abahiti wegeze avuga ngo abantu nibaguma muri uwo mwuka bizasoza barwanyije umurimo w'imvura y'itumba cyane. Ntabwo imvura y'itumba niza bazabimenya, kandi ibyo bintu bigomba kubaho uko mwuka w'Imana asuka ku mwuka we ku bantu be. Abantu mu by'ukuri bazahishurirwa ibintu bidasanzwe cyane, yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko nta kimana izigera ikora, Amose 3:7, idahishuriye abagaragu bayo b'abahanuzi bihishwe. Ishobora kuzanyura mu buryo bw'inzozi, ishobora kuzanyura mu buryo bw'iyerekwa, ishobora kuzanyura mu buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana kugeza ubwo ijuru rihishura ikigiye kuba binyuze mu kwimbika mu ijambo ry'Imana. Ariko iki kintu abantu baba bakwiriye kukimenya, kandi iki kintu ndakivuga ngishimangira kubera ko nzi ko hari abantu benshi bashobora kuzagwa mu mutego muri iyi minsi yo kurwanya Imana kubera kutizera kwabo. Batazafata umwanya wo kugerageza byose ngo bagundire ibyiza, batazaba mu mwanya wo kudahita ko wo kwirinda guhita ko bazimya mwuka w'Imana, ahubwo bakaba mu mwanya gusa wo kurwanya. Ndakwinginga cyane we muvandimwe turi kumwe ndetse n'undi wese uzimba iki cyigisho, kuko nzi ko iyo myumvire iriho mu itorero, kuko nzi ko hari abantu bamaze kwishyira mu ibyo bintu. Ndakwinginga ngo ntuzabe mu mubare w'abo bantu utazarwanya Imana. Reka dukomeze rero. Aba bantu baragiye bagera mu gihugu, mu by'ukuri bagera mu gihugu cyo muri Amerika. Maze bageze muri Amerika tubona yuko mu by'ukuri habaye ikintu gikomeye cyane cyo kubaka amahame, ariko amahame ashingiye ku buprotestanti. Habaye ikintu gikomeye cyo kubaka amahame, ariko amahame ashingiye ku buprotestanti. Reka turebe wenda kuri paragrafe ya 202 paje ya 213 baravuze ngo gushaka kugira umudendezo wo gukurikiza umutimanama nibyo byateye abo bagenzi kwiyemeza guca mu makuba y'urugendo rurerure mu nyanja, bakihanganira imiruho n'akaga byo mu butayu, kandi kubw'imigisha y'Imana bakabasha gushinga urufatiro rw'igihugu gikomeye ku nkengero za Amerika. Nyamara nubwo bari abantu b'indakemwa kandi bubaha Imana, abo bagenzi bari batarasobanukirwa n'ihame rikomeye ryerekeye umudendezo mu by'iyobokamana. Umudendezo bari baritangiye kugeraho ntibari biteguye kuwuha n'abandi. Rero reka mbabwire ukuntu umwanzi yagiye akomeza gukurikirana aba bantu. Twamaze kubona yuko n'abakurambere babimukira bavuye mu Bwongereza batandukanyijwe n'amatorero ya giprotestanti yo mu Bwongereza. Batandukaniye kuki? Batandukanyijwe n'uko muri ayo matorero hakirimo imigenzi imwe ya Roma. Maze bimukira mu gihugu cy'Ubuholande, barakomeza mu Buholande batabonye umutekano neza, barimuka bajya hakurya y'Ubuholande bajya muri Leta Zunze za Amerika. Ariko bageze muri Leta Zunze za Amerika, n'ubundi Satani yarabakurikiranye, bisoza n'ubundi muri bo habonetsemo ibindi bice bibiri. Mwumva ukuntu Satani atajya avirira. Habonetse ibindi bice bibiri gute rero? Aba bantu bavugaga ko baharanira umudendezo w'umutimanama wabo, byasoje Satani mu by'ukuri abateye kutumva neza icyitwa umudendezo w'umutimanama. Kandi ubwo buyobe buri mu itorero ry'Imana muri iyi minsi, itorero ry'Abadivanse munsi wa karindwi. Hari abantu benshi cyane bafite ubwo buyobe ngiye kubabwira hano, na nisa batari bamenya icyo bita umudendezo w'umutimanama w'umuntu.
iri torero mu by'ukuri ry'ubugorozi ryari ryimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haje kubamo ikihe kibazo? Bo bari bimukiye muri Amerika baharanira umudendezo w'umutimanama, umudendezo w'iyobokamana. Ntabwo bashakaga guhatirwa mu by'ukuri imigenzo ya Roma, ngo bayihatiwe n'amatorero yo mu Bwongereza, maze barahunga barimuka. Ariko igitangaje, nabo bageze muri Amerika byasoje n'ubundi muri bo hari abantu babangamiye umudendezo w'iyobokamana, kandi aribo bahunze. Byasoje Satani abumvisije yuko icyitwa umudendezo w'iyobokamana ari mu by'ukuri bishingiye ku kuba usengera mu itorero runaka, bidashingiye ku mahitamo y'umutimanama w'umuntu ku giti cye. Bageze muri Amerika baravuga bati rero tugomba kugira imyumvire, tugomba gushyiraho amahame y'itorero, ariko ayo mahame umwizera wese akayagenderamo 100%. Bashyiraho gahunda y'uko umwizera atagomba kugira umwanya wo kwitekerereza ku giti cye ngo agere ku myanzuro ku giti cye akoreshejwe n'umutimanama we, mwuka w'Imana uvugana n'umutimanama we. Baravuga bati niba mu by'ukuri itorero ryashyizeho ibyemezo, ubwo ngubwo abantu bose bagomba kurigenderaho, kugeza ubwo nabo banzuye ngo utazabigenderaho, nabo bongera gushyiraho wa mwanzuro wari washyizweho n'amatorero mu Bwongereza, bavuga yuko utazabigenderaho atazahabwa ubuyobozi, atazahabwa serivisi muri leta. Kubera ko bageze muri Amerika bubatse leta mu by'ukuri, leta igengwa n'itorero, ni leta yayoborwaga ariko iyobowe na gahunda y'itorero. Maze noneho baravuga bati umuntu wese utazemera kugendera ku mahame y'itorero, uwo muntu ntazahabwa serivisi muri leta iyo ari yo yose. Igihe bari bakoze icyo kintu, n'ubundi muri bo habonetsemo abantu bavuga bati kuba mu by'ukuri turi mu itorero rimwe, ibyo ntibivuga yuko itorero ibintu byose rivuze tugomba guhita ko tubyemera, tugomba natwe no gukoresha n'umutimanama wacu, mwuka w'Imana ukora n'imitimanama yacu. Icyo nicyo bisobanuye umudendezo w'iyobokamana. Umudendezo w'iyobokamana muwumva nabi, ntabwo ugarukira ku nyubako y'itorero abantu barimo, ahubwo urakomeza ukagera n'uburyo umuntu akorana na mwuka w'Imana binyuze mu mutimanama we. Ibyo bintu byahise ko bituma n'ubundi hacikamo amatsinda abiri, maze noneho hahaguruka uwo bita Roger William. Iyo turebye ku ipaje ya 113 paragrafe ya nyuma, baravuze ngo imyaka 11 hamaze gushingwa intara ya mbere y'ubukoroni, nibwo uwitwa Roger William yaje muri Amerika. Icyo gihe bayitaga isi nshya. Kimwe na bagenzi be bahageze mbere, yarazanywe n'umugambi wo gushaka umudendezo mu by'iyobokamana. N'abambere nabo bari barimutse barahunze mu Bwongereza, barimukiye muri Amerika, nabo ari umudendezo w'iyobokamana baje gushaka. Ariko igitangaje ni uburyo nabo ubwabo bahageze byasoje ahubwo bawurwanyije. Ariko ibinyuranye n'ibyabo yabashije kubona ibyo bake cyane bari barashoboye kubona mu gihe cye, yuko uwo mudendezo ari uburenganzira butavuguruzwa bwa buri muntu hatitawe ku myizerere ye. Yashakaga ukuri ko mu ijambo ry'Imana, yashakaga ukuri abishishikariye, kandi akizera kimwe na Robinson ko bidashoboka ko umucyo wose wo mu ijambo ry'Imana waba waramaze kwakirwa. William yabaye uwa mbere mu turere twari tugezweho tw'ubukristo washingiye ubutegetsi bwa leta ku ihame ryo kugira umudendezo mu gukurikiza umutimanama ndetse n'uburinganire bwo gutanga ibitekerezo imbere y'amategeko. Yavugaga ko inshingano y'abacamanza ari iyo gukumira ibyaha, ko atari iyo kugenga umutimanama. Yaravuze ati rubanda cyangwa abacamanza bashobora gufata umwanzuro nihuse cyane. Uyu Roger William yaje arwanya iyi gahunda abagorozi bari bamaze gushyiraho, cyangwa se aba bantu bari bageze muri Amerika bari bashyizeho, nayo n'ubundi yabangamiraga umudendezo w'umutimanama. Maze aho ngaho naho hahita kwabonekamo andi matsinda abiri. Iki kintu cyarakomeje cyane. Iyo tukomeje ku ipaje ya 114 paragrafe yaho ya gatatu, baravuze ngo Roger William yarubahaga kandi agakundirwa ko yari umugabura w'umwizerwa ufite impano utabona muri benshi, akaba indahemuka
n'umunyabuntu, nyamara uko guhakana yivuye inyuma uburenganzira abacamanza ba leta bafite ku itorero ndetse no gusaba ko abantu bagira umudendezo mu by'idini ntibyari kubasha kwihanganirwa. Bakekaga ko gukurikiza izo nyigisho nshya bishobora guhirika leta ndetse n'ubutegetsi bwose bw'igihugu. Nihuse cyane, byasoje n'ubundi hagaragaye nk'amatsinda abiri. Itsinda rimwe n'ubundi rigomeza gutsimbarara, rihita ko ritangira kurenganya iryo tsinda rindi ryavugaga yuko ridashobora gutatira umudendezo w'umutimanama waryo. Maze amatsinda abiri amaze kuboneka, byasoje n'ubundi hahise ko habaho ikintu gikomeye cyane cy'uko abo bantu bahise ko batandukana. Reka dusome ku iparagrafe hepfo gato turahita kubyumva. Roger William yaravuze ati yaravuze ati mu byumweru 14 nazereraga mu gihe kibi cyane, ntarya kandi ntagoheka, ariko ibikona reka mbere haruguru Roger William yaruhaga kandi agakundirwa ko yari umugabura w'umwizerwa ufite impano utabona muri benshi, akaba indahemuka n'umunyabuntu, nyamara uko guhakana yivuye inyuma uburenganzira abacamanza ba leta bafite ku itorero ndetse no gusaba ko abantu bagira umudendezo mu by'idini ntibyari kubasha kwihanganirwa. Bakekaga ko gukurikiza izo nyigisho nshya bishobora guhirika leta ndetse n'ubutegetsi bwose bw'igihugu. Bahera ko bamucira urubanza rwo kumuca agakurwa muri koroni zabo, maze amaherezo atinye ko yafatwa, biba ngombwa ko ahungira mu mashyamba y'inzitane mu gihe cy'ubukonje bwinshi n'imiyaga ikaze. Mwumve ubuhamya bw'uyu muntu w'Imana bari baciye bamuzijije ko n'ubundi ahagaze ku kintu cyo kubahiriza umudendezo w'umutimanama we. Yaravuze ati mu byumweru 14 nazereraga mu gihe kibi cyane, ntarya kandi ntagoheka, ariko ibikona nibyo byangaburiye mu butayu. Amen. Kandi akenshi ibiti by'inganzamarumbo bifite imyobo nibyo yikingagamo. Ngo kuko yakomezaga guhunga bimubabaje anyura mu rubura no mu mashyamba y'inzitane, kugeza ubwo yashoboye kubona ubuhungiro mu bwoko bumwe bw'Abahinde baje kumugirira icyizere kandi baramukunda, ubwo yihatiraga kubigisha ukuri k'ubutumwa bwiza. Bakomeje bavuga, nyuma y'amezi menshi yo kugenda yimuka azerera hirya no hino, amaherezo yaje kugera ku nkengero z'ikigobe cya Narragansett. Aho niho yashinze urufatiro rwa leta ya mbere y'ibihe by'amajyambere yemeraga uburenganzira bw'umuntu bwo kugira umudendezo mu by'idini. Ihame shingiro ry'iyo koroni ya Roger William ryari uko umuntu wese akwiriye kugira umudendezo wo kuramya Imana akurikije umuco w'umutimanama we. Iyo leta ntoya yitaga Rhode Island yahereye ko ihinduka ubuhungiro bw'abakandamizwaga bose, maze irakura irakungahara kugeza ubwo ya mahame yayo shingiro ariyo umudendezo mu by'ubutegetsi bwa leta n'umudendezo mu by'idini byaje guhinduka amabuye fatizo Repubulika ya Amerika ishingiyeho. Uyu mugabo bita Roger William yaharaniye umudendezo w'umutimanama kugeza ubwo yahungiye mu mashyamba aho mibonye agaburirwa n'ibikona, maze none aza kugera ahantu mu by'ukuri ahabona ubuhungiro. Iyo koro aza gufata ako gace bimera nk'akigaruriye kabake, maze noneho aho hantu hubaka leta cyangwa se koloni mu by'ukuri yubahirizaga umudendezo w'umutimanama w'umuntu. Abantu benshi cyane batotezwaga bahungiye muri iyo koloni, kandi amahame yagengaga iyo koloni niyo yaje kuba amahame mu by'ukuri yaje gushingirwaho agenga abantu bose, agenga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje gushingiraho. Ndajya mbabwire iki kintu, wenda hari icyo nifuza nzababwira mu cyisho cya kuzakora gisamarayizinga ibyisho byose 16 tumaze kwiga. Nzaza neza kuvuga ku mikorere ya Amerika, ari naho nzababwira mu by'ukuri bimwe twavugagaho by'abajosuite. Icyo cyigisho nzongera kugaruka neza kuri gahunda yo kwiyubaka kwa Amerika. Nakunze kubabwira uburyo Amerika yazamutse ari igihugu gishingiye ku mahame ya giprotestanti nk'uko turi kubibona hano,
aya mahame ya Roger William ino koloni ye amabwiriza yagenderagaho niyo yaje no kuba amabwiriza yaje kujya mu itegeko nshinga rya leta z'ubumwe za Amerika, kubera yuko Roger William yaje kugenda agira ahantu runaka ajya, aho hantu hakora koloni ishingiye ku mahame ya giprotestanti, maze noneho n'abandi bantu bose bakagenda bahunga, amakoroni akomeza kugenda yiyongera, maze uko amakoroni yagendaga yiyongera byaje gusoza bikoze amaleta menshi. Ayo maleta niyo yaje kwishyira hamwe akora icyo bita leta z'ubumwe za Amerika. Ariko itegeko nshinga rya leta z'ubumwe za Amerika amahame ryashingiyeho ni ya mahame ya wa mugorozi bita Roger William. Reka wenda mu byumve, baravuze ngo muri iyo nyandiko nini imaze igihe abashinze leta ya Amerika basohoye yari ikubiyemo uburenganzira bwabo, ariyo bise itangazwa ry'ubwigenge, bavuzemo batya bati: kuko ari ukuri kudashidikanywaho, twemera ko abantu bose baremwe kimwe, ko bose bahawe n'umuremyi wabo uburenganzira budahinduka, kandi ko muri bwo harimo ubuzima, umudendezo no gushakisha ibyabanezeza. Kandi mu magambo asobanutse neza, itegeko nshinga ryemera ko umutimanama w'umuntu utavogerwa rigira riti, mwumva itegeko nshinga leta z'ubumwe za Amerika ryabanje gushingiraho, nta genzura mu by'idini bizigera risabwa ngo ribe icyangombwa umuntu akwiriye kuzuza ngo abone umwanya cyangwa umurimo uwo ari wo wose mu butegetsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Inama nkuru ntizigera ishyiraho itegeko ryerekeranye no gushyiraho idini cyangwa itegeko ribuzanya gukora iby'idini uko umuntu ashatse. Ndatangara cyane iyo mbonye kugeza iyi saha leta zimwe za Amerika ziyobowe na Joe Biden, iyo mbonye intera bari gutera n'intambwe bari gutera yo gushaka gucecekesha umudendezo w'umutimanama, nibaza niba iki gihugu aricyo cyari cyarashyizeho itegeko nshinga. Nawe yavuze neza yuko bidatinze itegeko nshinga rya leta zimwe za Amerika abantu batigeze batekereza yuko ryahinduka, rizahinduka risiribanga umudendezo w'umutimanama w'umuntu, kandi ubu turimo turatangira kubona ibimenyetso neza. Duhereye ku muperezida bita Obama, muzi yuko mu by'ukuri yigeze avuga nk'ikiyoka ubwo yavugaga yuko ubutinganyi bwemeje, kandi agatangira kugwa n'aba abantu bose batemeraga ubutinganyi. Amerika yari itangiye kuvuga nk'ikiyoka nk'uko biboneka mu buhanuzi bw'Ibyahishuwe igice cya 13, inyamaswa yahagurutse imeze isa n'intama, ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama, bigaragaza ubwitonzi yari ifite, ariko nyuma yagombaga kuza kuvuga nk'ikiyoka. Rero ubwo buhanuzi bwatangiye gusohora, kandi koko biratangaje kubona iki gihugu kiva kuri aya mahame kikaba kimaze kwigarurirwa n'ubupapa ku rugero natwe tuzi ubupapa bumaze kukigeraho. Biratangaje kubona iki gihugu cyarwanyaga ubupapa gutya gishingiye ku mahame ya giprotestanti, ari itegeko nshinga ryacyo ryubakiyeho. Ubu ngubu umuperezida wacyo ari kurahizwa n'abakaridinari. Ibyo biragaragaza neza yuko aho tugeze, biragaragaza yuko izi nyamaswa ebyiri, inyamaswa yavuye mu gitaka leta zunze za Amerika, inyamaswa yavuye mu nyanja ubupapa, kuko bigomba guhana ububasha bigahatira abantu bose kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Biragaragara neza yuko igihe tugezemo ari igihe cyo gusohoza ubwo buhanuzi izo nyamaswa zombi zigomba gusohoza. Hari ikintu rero cyaje kubaho, wenda nzakigarukaho neza. Mushobora kwibaza muti mbese ubundi byagiye kugenda gute kugira ngo leta z'ubumwe za Amerika bisozwe mu by'ukuri yigaruriwe n'ubupapa bingana aka kageni? Mbese ibyo bintu byaje kugenda gute? Ubundi ndajya mbabwira ikintu gikomeye cyane cyabaye. Igihe ubupapa, abajosuite n'abicanyi kabuhariwe, abajosuite bafite uburyarya bukomeye cyane. Daniel 8 haravuga ngo azagira imigambi ituma bashikwa byose n'uburyarya. Igihe abajosuite babonaga mu by'ukuri gutoteza abaprotestanti
ntacyo bibagejejeho, n'ubundi amahame ya giprotestanti y'ubugorozi ari kugenda arushaho gukwirakwira. Bakabona mu by'ukuri abo batotezaga bari guhungira ahantu hatandukanye, by'umwihariko mu kidaturwa, ahantu hatari hatuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakabona bahubatse ubutegetsi cyangwa se leta yari ishingiye ku kubaha ijambo ry'Imana no kwereza amahame y'ijambo ry'Imana barwanyaga. Bahise ko bakora ikintu gikomeye cyane cy'uburyarya budasanzwe, kandi ubwo buryarya ni nabwo nzababwira ubwo tuzaza mu cyisho kizakurikiraho. Ubwo buryarya ni nabwo bwakoreshejwe kuri uriya murongo tujya dusoma uvuga ngo iyo nyamaswa isa n'ikomeretsa uruguma rwica. Icyo gihe uriya murongo uvuga ibintu bikomeye cyane ubupapa bwakoze muri kino gihe cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo bigarure Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugira ngo bongere bagarukane ubutware ku isi yose. Isi yabonaga ubupapa ngo bumeze nk'ubupfuye mu cya 798, igihe Papa Piyo wa gatandatu yitwaga na Generali Berthier wa Napoleon, igihe yashyirwaga muri gereza i Valence agafungwa maze agapfa akagwamo. Isi yose yibwiye ko ngo ubupapa bumeze nk'uburangiye. Hashira imyaka 131 abantu bibwira ko ngo ubupapa budafite ngo ububasha, ariko reka nze mbabwire yuko nicyo gihe ahubwo ubupapa bwari buri gukora mu buryo budasanzwe. Icyo gihe nicyo gihe Amerika yinjiriwe mu buryo budasanzwe, ariko ni umugambi muremure cyane nzababwira w'uburyo ibyo bintu byari byarateguwe kera cyane. Ndagira mbabwire yuko ikintu gitangaje, hari igihe abantu bibwira ngo abagorozi igihe bahungiraga muri Amerika bageze aribo ba mbere bageze muri Amerika. Niko abantu babizi, baravuga ngo ni igihugu cyafonzwe ngo n'abaprotestanti, ngo nibo bakigezeho bwa mbere. Ariko ndagira mbabwire yuko buriya abaprotestanti bageze muri Amerika, ahubwo abajosuite barabatanzeyo, baragezeyo mbere. Ndagira mbabwire ko Amerika ni uburyo abajosuite bateguye, ni nk'igihugu bateguye, ni nk'uko waba uri guhiga umwanzi wawe wabuze uburyo umufata neza, noneho bigasoza uhise ko utegura ubuhungiro, ariko n'ubundi ari we wabuteguye, ukamera nk'umweretse ati hari ahantu wahahungira. Abantu barangiza bakajyayo, ariko n'ubundi ari umwanzi wahateguye, agahita akabasangayo ari ibintu yateguye neza, n'ubundi bikazasoza aho abafatiye bose. Iki kintu abantu benshi ntibakizi, ariko ndashaka ko aricyo tuzatindaho turebe ubwo buryarya bwa Roma. Ndagira mbabwire yuko Amerika nubwo bwose ari igihugu abantu bazi ko cyagezwemo n'abaprotestanti ku ikubitiro rya mbere, nubwo bwose bizwi nk'aho ari igihugu mu by'ukuri abaprotestanti bafonze, ariko hari harimo uburyarya bukomeye cyane bw'uyu mwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana. Yari yarakandagiye kuri buriya butaka ku nshuro ya mbere, maze noneho amera nk'uteguye ikibuga azasangaho umwanzi neza, amwiteguye akajya yamufata. Nzababwira ku kintu cy'itorero ry'Isarudi. Mukunda gusoma amagambo Yesu Kristo yari yarahanuye abwira itorero ry'Isarudi, akaribwira ati ufite izina ry'ukuriho ariko uri intumbi. Itorero ry'Isarudi, Sarudi ishushanya itorero ry'Imana ryabayeho muri kino gihe. Abagorozi bahungaga bava i Burayi bajya muri Amerika. Mu by'ukuri abo bantu bagiye bazwi yuko ngo ari abantu b'Imana bakomeye mu by'Imana, baharanira umudendezo w'umutimanama ndetse n'amahame y'ijambo ry'Imana. Ariko biratangaje bitewe n'umwiteguro wa zino ngabo za Roma z'abajosuite zari zarakoze mbere hose, ariho tuzareba. Ndagira mbabwire ko bagezeyo basigara ari intumbi, bahagaze gusa, basigarira ku izina, ibyabo birasoza. Ariko Yesu Kristo yari yaravuze iby'iryo torero ko bazasigara ku izina gusa, ariko bagasigara ari intumbi. Haje kubaho uburyarya bukomeye cyane. Icyo gihugu uko abaprotestanti bagendaga bakijyamo, Roma yaje kubyitegereza, abajosuite barabibona, bisoza noneho habayeho ikintu cyitwa kohereza ingabo zabo, nazo zigenda zihinduye abagorozi, nazo zigenda zihinduye abaharanira umudendezo w'umutimanama, nazo zirambukiranya mu mato zijya muri Amerika, maze zigezeyo zihinduka abakristo. Hari itegeko nshinga ryatowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
iryo tegeko nshinga niryo ryabaye kabutindi imbarutso yo gutuma abajesuite binjira mu giprotestanti baragisenya. Baragiye bitewe mu by'ukuri n'umusemburo bari barashyizwemo na bagenzi babo, bisoza bageze muri Amerika, byasoje nabo bashyizeho rya tegeko rivuga ngo kugira ngo umuntu abone umwanya mu butegetsi bw'igihugu cyacu agomba kuba yumvira amabwiriza y'itorero. Babikoze bibwira yuko bari kugira ngo bubake itorero rikomeye, igihugu gihure n'itorero, ariko nabo ntibabikontorora neza, ntibakontorora yuko icyo kintu bakoze nabo kimeze nko kubangamira umudendezo w'umutimanama, maze noneho Satani ahita akakinjiriramo. Bisoza abajesuite babonye ahantu bari buce, baravuga bati niba mu by'ukuri kugira ngo umuntu agere mu itorero cyangwa se kugira ngo umuntu yinjire mu butegetsi bwa leta ari uko agomba kwemera mu by'ukuri amahame y'itorero, reka natwe twihindura abakristo kugira ngo twinjire muri kino gihugu tuzabemwe abategetsi, maze dutangire tuzambaguze gahunda yacu. Bahise ko bihindura abayoboke b'abaprotestanti, nabo bimuka nk'abantu barenganyijwe bajya muri Amerika. Bagezeyo baremera, barabatizwa, bemera amahame ya giprotestanti, nyamara mu buryo bw'uburyarya batangira gutorwamo abayobozi. Igihe batangiye gutorwamo abayobozi, ariko batorwa bafite umugambi wo gusenya nyirizina ubuprotestanti. Reka nsome aya magambo ari wenda dusoze ibi bintu, tuzarushaho kubyumva neza twumvisha imvano yabyo n'uburyo byatangiye. Mu cyisho tuziga kizakurikiraho ndifuza yuko tuzabyimbikamo, turebe amahame Roma binyuze mu bajesuite yakoresheje kugira ngo yigarure isi yose, ndetse na Amerika yahagurutse irimo abaprotestanti, ariko ubu tukaba tubona ari katolika yicariye muri Amerika mu buryo budasanzwe. Baravuze ngo paragrafe ya kabiri ya gatatu paji ya 116, ngiye gusoma amagambo asoza. Baravuze ngo ariko umubare w'abambukaga berekeje ku nkengero za Amerika wakomezaga kwiyongera, nyamara babaga batabitewe n'impamvu itandukanye cyane n'iy'ababanjirije. Abo ni abajesuite. Hari abaje kwambuka batabitewe n'impamvu imeze nk'iy'ababanjirije b'abagorozi, ahubwo bakambuka kuri misiyo yo kujya gusenya ubuprotestanti. Nubwo kwizera n'ubutungane byarangaga aba mbere byagiraga imbaraga yiganza kandi ihindura, ubushobozi bwabyo bwagiye bugabanyuka bitewe n'uko umubare w'abashakaga inyungu z'iby'isi gusa wiyongeraga. Itegeko ryari ryarashyizweho n'abigaruriye utwo turere bwa mbere ryaheshaga abanyadini gusa uburenganzira bwo gutora cyangwa kubona umurimo mu butegetsi bwa leta, ryaje guteza ingaruka mbi cyane. Icyo cyemezo cyari cyarafashwe ari uburyo bwo kubungabunga ubutungane bwa leta, ariko cyaje kubyara gusaya mu bibi kw'itorero, kubera ko kugaragaza ko hari idini ubarizwamo ari byo byashingirwagaho kugira ngo ushobore gutora cyangwa ubone umwanya mu butegetsi, byatumye abantu benshi babaga bakuruwe n'impamvu za politike y'isi gusa bifatanya n'itorero, nyamara batigeze bahinduka mu mitima. Nubwo bwose umwuka w'abantu uri kuvuga ibi bintu mu buryo busa nk'ubuzimije, ariko aba bantu bazamutse, benshi muri bo binjiye muri ubu buryo bw'uburyarya, bimeze nk'aho nabo bahindutse kandi badahindutse. Ni abajesuite. Nibwo buryo bukomeye cyane Roma yinjiye mu giprotestanti cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu tukaba tubona Roma yarafashe ibyicaro mu buryo budasanzwe. Ariko nubwo bwose bimeze gutyo, Roma yari yarabiteguye mu bundi buryo tuzabona mu cyisho kizakurikira. Aba bantu, izi ngabo ni ingabo zifite uburyarya bukomeye, niyo mpamvu umuntu wenyine ushobora kuzicika cyangwa se kuvumbura amayeri y'ubupapa ni umuntu ubana n'Imana kandi usenga. Bibiliya ivuze ngo azarimbura benshi biraye. Ntabwo ibibeshye, dukeneye kuba abanyamasengesho cyane. Nibwo buryo bwonyine dushobora gutaruka imitego ya Roma. Azaca mu butegetsi, azaca mu bayobozi b'itorero, azaca mu bantu mukorana, azaca ahantu hose kugeza ubwo utazaba amaso wese. Nadafatirwa kuri kimwe azafatirwa ku kindi, nadafatirwa kuri kimwe azafatirwa ku kindi.
Imana ikomeze kudufasha muri kano kanya. Ubwo twigaga icyiciro kivuga ngo abakurambere b'abimukira, tubonye yuko mu by'ukuri ari abantu bavuye mu Bwongereza bahunga akarengane, ariko tubonye uburyo uko bagendaga bagenda nabo n'ubundi bagendaga babonekamo andi matsinda abiri bitewe no kutumva ibintu kimwe. Kandi ibyo bintu natwe nibyo bigomba tubaho muri iyi minsi. Imana igomeze kudufasha kandi twongerera imbaraga, iduhe kuba maso cyane mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko wongeye kutwigisha muri kano kanya. Turaritse Mwuka Wera ngo azabane natwe, adufashe, akomeze buri muntu wese kandi aduhe imyiteguro ikwiriye. Reka njyewe uvuze ni ukuri imbaraga zanjye zibure, ahubwo wigaragaze muri njye. Reka n'abumvise bumvishwe nawe, ukomeze kutuyoborera mu izina rya Yesu.